Alright, reka nongere ngusubize kandi nguhereze ikaze aho uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri diaspora cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkubwire ngo you are mostly welcome, ngwaye ikaze cyane. Kindi kamanzi uyu munsi rero nifasha kukubwira uburyo inorangamuntu koranabuhanga, inorangamuntu leta y'u Rwanda iri kudushishikariza gufata uburyo ikora. Nshaka kukubwira ukuntu ikora, imikorere yayo, imikoreshereze yayo, mbese inorangamuntu ikora ite. Ariko mbere y'uko inorangamuntu nkubwira ukuntu ikora, ndagira ngo ubanze ukande subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana gatanu kuri kagenzi ka kujya ukomeza kugenda ukurikirana inkuru ndetse n'ibiganiro ngenda nkugezaho umunsi ku wundi. Mbere y'uko rero dutangira, mbere kumubwira imikorere inorangamuntu koranabuhanga, ndagira ngo tubanze duhere ku ino nama y'abasenateri yabaye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Iyi ni inama rero yabaye aho yari irimo abasenateri ndetse ikaba yari irimo na minisitiri w'ikoranabuhanga ndetse na innovation Ingabire Paula, aho yari bari kugira ngo bagire ibyo bavuga ku inorangamuntu koranabuhanga. Nibyo rero tugiye kubaza kugaruka gake gake, hanyuma yabyo ndeta nkubwira imikorere y'inorangamuntu. Ibi ngibi biradufasha gusobanukirwa neza imikorere y'inorangamuntu. Ingabire rero Paula yatangiye yerekana ko hamaze kwandikwa abantu barenga 1,828,000 muri miliyoni 15 bateganya ko inorangamuntu igomba kuzageraho, igomba kuzashyikaho. Muri rusange rero yamaze kuvuga ko uturere 9 ari two tumaze gukurwamo abantu biyandikisha, cyangwa se ari two bamaze kugeraho biyandikisha kugira ngo nabo babe bajya ku rutonde rw'abantu bategereje guhabwa inorangamuntu. Ubwo rero mu turere 30 tugize u Rwanda, uturere 9 nitwo hamaze kuvamo zira miliyoni 1,828,000 bamaze kwandika, bamaze gutanga identification zabo cyangwa se ibibaranga kugira ngo nawe baba bategereza ino ndangamuntu. Yavuze rero kwifuzwa ko uyu mwaka wa 2026 turimo warangira abantu bose bamaze kwemeza ibipimo ndangamiterere, ariko yavuze ko bitazarenga mu kwezi kwa 8 batarayitanga. Ubwo ngubwo bivuze ko nibagera mu kwezi kwa 8 bazahita batangira gutanga izirangamuntu koranabuhanga ku bantu bazaba baramaze gutanga ibyo bipimo, cyangwa se bazaba baramaze gutanga izo personal identifications zabo. Yagaragaje rero ko kandi ko uyu mushinga umaze gushorwamo amafaranga menshi, umaze gushorwamo amafaranga arenga miliyoni 50 z'amadolari. Uyu ni umushinga rero gusa yone zashorwamo, haracyashorwamo n'andi menshi kuko urumva urugendo nibwo rugitangira, urugendo ruracyatangira ariko rurakomeje cyane. Hamaze rero gushorwamo amafaranga arenga miliyoni 50 muri iki gikorwa. Mu gutanga rero ko inorangamuntu yavuze ko izajya ihabwa umwana guhera akivuka, guhera akibyarwa. Muri cya gihe baba bagiye kumwandika muri systeme zo mu bitaro, inorangamuntu nibwo bazahita batangira kugira ute ko mwandikamo. Ababyeyi be bazaba bamaze kwemeza ko uyu mwana agomba kwandika mu irangamuntu, agomba kumushyiraho inorangamuntu. Rero tukiri ku mwana, izajya yifashishwa mu byerekeye kwiyandikisha mu ishuri, inkingo n'ubuvuzi ndetse n'ibikorwa by'umubyeyi cyangwa se umufiteho ububasha bwa kibyeyi, ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Ku ngimbi rero n'abangavu izajya yemeza amakuru ye bwite, nka kaminuza yiga, ibizamini yagiye akora bizaba biri ku inorangamuntu, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ndetse n'akazi ke ka mbere cyangwa se n'akazi asanzwe akora, byose bizaba biri ku inorangamuntu. Naho rero ku bantu bakuru, inorangamuntu izaba ihujwe n'imitangire y'imisoro, izaba ihujwe na banki, izaba ihujwe n'ubuvuzi, izaba ihujwe n'ubutaka, izaba ihujwe n'ibyangombwa byo gusezerana, izaba ihujwe n'amatora cyangwa se gutora, izaba ihujwe n'ubucuruzi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, n'izindi serivisi zitandukanye zose zizaba zibumbiye zikubiye hamwe ku inorangamuntu koranabuhanga. Izajya yifashishwa rero kandi mu bijyanye na za pansiyo, mu buvuzi, gucunga umutungo ndetse na serivisi zimwe zigiye zoroheje. Minisitiri rero Paula yakomeje kugenda yerekana ko mu buvuzi rusange indangamuntu izahuza ubwishingizi, raporo z'ubuvuzi, imiti n'inkingo by'uwivuza. Mu burezi rero ikazahuzwa n'ishuri kuva umwana agitangira kugeza aminuje. Mu gihe mu mibereho myiza hazanozwa kwemeza umwirondoro wishyurirwaho ndetse no gukuraho abiyitirira abandi. Minisitiri rero Ingabire yakomeje asobanura ko mu bijyanye n'imari izajya yifashishwa mu gufungura konti byoroshye aho waba uri hose, ndetse no kugabanyirizwa ikiguzi cyo guhuza konti yawe na banki ndetse n'izindi konti wenda harimo wenda nka za mobile money ndetse n'ibindi. Rero ibi ngibi rero ukimara kubyumva, ukimara kumva ukuntu irangamuntu izaba ibitseho amakuru yose ya buri muntu ndetse bayareba, hari ikibazo ugomba guhita wibaza. Abantu benshi base bibaza iki kibazo, si nabo ngaho gusa ahubwo nawe uri kumva ino video hari ikibazo wahita wibaza uti se
ko ino rangamuntu izaba iriho amakuru yose. Ubwo ngubwo leta ntabwo igiye kuba yaturebera amakuru, ntabwo leta igiye kuba yatugenzereza amakuru. Ku bijyanye n'ibyo ngibyo, minisitiri yasobanuye ko iyi rangamuntu itagamije gukoreshwa kugenzura umuntu umunsi ku wundi, ahubwo ko amakuru bwite yayo azajya abikwa ku buryo n'umuturage ashobora kugira ute kuzajya yifashisha mu buryo bugiye butandukanye. Yakomejeho kugenda yibutsa ko hari n'itegeko rishinzwe kurengera amakuru rifite igihe ritegekera gutanga ikibazo, ndetse hari n'abashinzwe kugira ute kugenda bagenzura iby'iryo tegeko, cyangwa se bashinzwe kugenda bagenzura imikoreshereze mibi y'iryo tegeko. Ikindi ni uko kugera ku makuru abitseho ku ino rangamuntu bisaba uburenganzira busobanutse bw'umuturage. Bivuze ko rero ntabwo ino rangamuntu umuntu wese yabasha kuyakisesinga, yabasha kwinjiraho bidasabye ibikumwe, bidasabye fingerprint, bidasabye ibindi bintu bitandukanye, cyangwa se andi makuru yose waba ufite. Kandi ayo makuru aba agomba kugenderwa na nyirawe gusa, nyirawe gusa n'ubuzi ibijyanye n'iyo rangamuntu. Rero yavuze ko bigoye rero kuba yabasha kuyinjiraho, cyangwa se babasha kugira ibindi bintu bayikoraho nyirayo adahari. Yakomeje kuvuga ko sisiteme rero itanga amakuru make akenewe gusa. Nk'urugero wenda nka banki izajya ibona igihe imyaka ufite, izajya ibona ko ufite imyaka wenda n'urugero 18 ariko itabonye itariki yawe y'amavuko. Umuturage rero azaba ashobora kwambura uburenganzira igihe icyo ari cyo cyose ashaka, akavuga ko ibyo bintu atagomba kubikora, cyangwa se akaba yabasha kwambura uburenganzira iyo rangamuntu ntibashe gukora igihe icyo ari cyo cyose ashaka. Ni mu gihe rero ku bafite telefone zigendanwa, cyangwa se ku bakoresha telefone za matushe, hibajijwe niba hari ikindi kintu abantu bakora kugira ngo nabo babashe kuba bakoresha zino rangamuntu koranabuhanga. Yavuze ko bazajya bakoresha uburyo bumenyerewe nk'uburyo bwa USSD, cyangwa se n'ubu n'uburyo bukoreshwa ku bantu bakoresha telefone za gatushe, bakaba babasha gukoresha keypad bakanda. Yavuze ko abakozi rero bo ku rwego rw'uturere bazajya bafasha abadafite uburyo bw'ikoranabuhanga, ku buryo nta serivisi izatangwa cyangwa se itazatangwa kubera kubura smartphone. Ahangaha rero yaje kugaruka ku buryo ino rangamuntu, uburyo ubwoko bw'indangamuntu buzatangwa. Yaje kugaruka ku buryo, cyangwa se ubwoko bw'irangamuntu buzatangwa. Hari uburyo butatu buzatangwa bw'irangamuntu. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwitwa QR code, cyangwa se twafata nk'aho ari ikarita ya plastique ariko igomba kuba iriho QR code, aho iyi ngiyi hifashishwa ikoranabuhanga ryabugenewe mu kwemeza niba koko ari uwo usaba, cyangwa se ari umuntu uri gusaba iyo serivisi. Uburyo bwa kabiri ni nimero y'irangamuntu koranabuhanga. Ubwo ni nimero uzaba uzi mu mutwe, cyangwa se nimero y'iyo rangamuntu yawe, ariko iyo nimero igakoreshwa nyuma y'uko umaze kwemeza ibipimo ndangamiterere bya nyir'ubwite. Naho uburyo bwa gatatu rero ni uburyo bwa tokeni, aho ubu ngubu ari uburyo bwa nomero isimbura nomero y'irangamuntu. Ubwo rero mu gihe udafite iyo nimero y'irangamuntu ariko ufite tokeni yayo, naho ushobora gukoresha ino tokeni. Nawe ino tokeni nayo ikoreshwa nyuma y'ibikorwa by'ikoranabuhanga, cyangwa se nyuma yo kwemeza ibipimo ndangamiterere, ubundi ugakoresha ino tokeni nayo ikabasha kuba yakora nk'ino rangamuntu, ndetse byose bikagenda neza. Yagize ati rero igihe umuntu adafite uburyo bumwe, azaba afite ubundi buryo bubiri butandukanye bwo gukomeza gukoresha ino rangamuntu kugira ngo ashobore kwemezamo uwo ari we igihe arimo, ndetse n'igihe ashakira serivisi. Mu kurangira kw'ino nama rero tugana ku musozo, byarangiye abasenateri bamwe na bamwe bagenda batanga ibitekerezo, harimo nka senateri Murishankwano Marie Rose, aho yashimiye imikorere myiza y'igihugu yagejeje ku mushinga wo gutekereza indangamuntu koranabuhanga, kandi bizafasha byinshi cyane. Yerekanye ko rero mu gihe ino rangamuntu izafasha byinshi, harimo wenda nk'igihe wibagiwe irangamuntu, igihe wibagiwe ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, uzakoresha uburyo bwa biometrics, cyangwa se uburyo bw'amafingerprint buzagenda bufasha abantu. Yavuze ko rimwe na rimwe habaho ikibazo cyo kuba ibingibi wabitaho ukaba wabitakaza, ariko ufite ino rangamuntu uzaba ushobora kuba wabona serivisi igihe cyose aho uri, bidasabye ko ugendana ibi bipapuro. Yagize ati mbona rwose ibingibi ari iby'agaciro gakomeye cyane, kandi turabishima. Yerekanye ko rero mu gihe hazajya hifashishwa serivisi zose z'irangamirire byazafasha abaturage, kuko hari abo bisaba ko basabwa ibyemezo by'uko barimo kandi ari bo bagiye gusaba izo serivisi. Harimo na senesi wo gusa, harimo na senateri
Dr Uwera Pereji nawe yashimangiye ko mu gihe ndangamuntu izaba yamaze gutangwa byerekane ko izagira uruhare mu kwihutisha cyangwa se mu gutanga serivisi mu itangwa rya serivisi, aho bakomeje kugenda basaba ko hakihutishwa ndetse na interineti ku buryo serivisi nk'izi ngizi zajya zihutishwa kugira ngo bityo iterambere ribashe kugenda risakara mu gihugu cyacu. Nk'uko nari nabikubwiye, nk'uko twari twamaze kubivuga mbere na mbere, nari nakubwiye ko ngiye guhita ngusobanurira cyangwa se working principle uko imikorere y'ino rangamuntu ikora, y'ino rangamuntu koranabuhanga ikora. Ndagira ngo ibikurikirane ntagire ikintu kimwe kigucika. Ubu ni uburyo ino rangamuntu ikora. Iyi gahunda rero ni gahunda igenzwa na National Identification Agency cyangwa se ni ikigo NIDA gishinzwe gukurikirana iby'amarangamuntu, nicyo gikurikirana ino serivisi. Ariko abantu bahita bibaza ibibazo bati se ubundi ino rangamuntu ikora ite? Asise ubundi buryo ni gute, ubundi buryo gukora bwo kutugenza amakuru yacu bikora bite? Ese hari aho ihuriye n'ibihugu bya gatandatu cyangwa se hari aho byaba bihuriye n'isi, n'imperuka y'isi cyangwa se n'uburyo isi izarimbuka ibintu? Nagira ngo rero ibi bintu tugiye kubisubiza mu buryo bworoshye. Ngiye kubisubiza ku bice bigiye bitandukanye, ariko mbere yuko dutangira ku gice cya mbere nagiye kumanza ukanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana inkuru ngenda nkugezaho gatanu kuri kagenzi kako. Igice cya mbere rero nagira ngo ukurikirane, reka duhere kuri part 1 cyangwa se igice cya mbere. Ni igice cyaho byose bitangirira cyangwa se aho bitangirira kwiyandikisha. Aha ngaha rero uyu muturage ajya gusaba irangamuntu mu koranabuhanga, babanza gufata ifoto y'isura ye, bagafata igikumwe cye, bagafata ndetse n'amakuru ye bwite, amakuru amwerekeyeho yerekeye n'ubuzima bwiwe. Ariko ibi byose ntabwo bafata ifoto gusa, ahubwo bafata icyo twakwita nk'ibikumwe byawe cyangwa se icyo twakwita nka fingerprint yawe, igahindurwa imibare yihariye igaragaza imiterere yayo. Iyi mibare niyo ibikwa rero, si igikumwe cy'umuntu kibikwa, ahubwo ni imibare iri digital iba yakuye ku iki gikumwe bagenda bakabika. Ibi rero nibyo bita biometric template. Ni ukuvuga ngo systeme rigenzura ko utari warigeze kwiyandikisha mbere kugira ngo hatabaho duplicate cyangwa se hatabaho isubiranamo ry'amakuru watanze haruguru. Uburyo rero bwa kabiri rero, tumaze kuva kuri uburyo bwo kwiyandikisha, turasanga uburyo bwitwa encryption cyangwa se n'uburyo nise kurinda amakuru. Iburyo ki amakuru yawe noneho avuye hari ahantu umaze gutanga yaba arinzwe. Ni ukuvuga ngo amakuru yawe ntabwo ashyirwa muri sisiteme aho yakabaye, ahubwo ahindurwa mu buryo bw'ibanga cyangwa se uburyo twise n'ubundi uburyo bwitwa encryption. Ni nkaho rero uba wanditse ubutumwa ariko ukabwandika mu mibare ishobora gusomwa gusa n'ufite urufunguzo rw'ababugenewe. Bivuze ko ari nkaho ushobora gukinga urugi, wamara gukinga urugi ukarukingisha urufunguzo rutandukanye n'izindi mfunguzo zisanzwe zimenyerewe, ku buryo rushobora gukingurwa n'umuntu wenyine uzi urwo rufunguzo cyangwa se ubifitiye uburenganzira. Ibi ngibi rero bikora bigamijwe kugira ngo harindwe amakuru yawe, babashe gukumira ubujura, ndetse babashe no kurinda ko hagira umuntu uwo ari we wese ushobora kuza abashe kuba yahindura amakuru yawe. Ku gice cya gatatu rero, nyuma y'uko tuvuye kuri encryption cyangwa se mu kurindwa kw'amakuru, dusanga noneho tugiye kwinjira mu gice cy'imbere mu irangamuntu. Tugiye kwinjira noneho mu gice cy'imbere mu irangamuntu, ngira ngo iyi ni irangamuntu twahereho iri physical cyangwa se ifatika, ya rangamuntu twabonye ifite QR code. Tugiye kwinjira noneho muri kariya gacipo imbere mu irangamuntu haba harimo iki. Irangamuntu koranabuhanga rero ntago plastique gusa, ntago ari kiriya kintu ufata na plastique gusa, ahubwo mo imbere haba harimo icyo twakita nka microchip, tukagiramo icyo twakita memory, ari memory ishobora kuba yabika ya makuru twabonye haruguru, utanga ya makuru yawe kwerekeyeho. Hari icyo twita memory kiyabika, ikagira icyo twita processor no igenzura umutekano cyangwa se igenzura imikoreshereze iyi. Mbese muri make uba umeze nkaho ufite computer no iri mu gakate gatoya, iri mu gakarita gatoya igendanwa ugendanye mu mufuka wawe cyangwa se mu ikofi yawe. Ni ukuvuga ngo rero iyo ishyize kuri da cyangwa se ku kandi kamashini gashobora gusoma iyi karita itanga icyo twakita nka electromagnetic field. Izi electromagnetic field ziragenda zigafata kuri ya rida y'irangamuntu yawe, hanyuma bakabasha kuba bakinjira mu iyo rangamuntu, bakabasha kuba bakuramo amakuru bakenewe, bafata amakuru bakeneye bakariwe bakuramo biciye mu buryo bwa electromagnetic field. Ni ukuvuga ngo iyo reader ifata uwo muriro wa electromagnetic field, maze ichip igatangira gukora, chip igatanga amakuru ari ku iyo rangamuntu.
ni ukuvuga ngo mu gihe noneho ukoresheje fingerprint cyangwa se ukoresheje ibikumwe byawe, ni ukuvuga ngo ushyira igikumwe ahabugenewe cyangwa se ahashinzwe gufatirwa ibikumwe. Iyo umaze kugishyiramo cya gikumwe cyawe kiragenda, iyo rida cyangwa se akamashini kaba gasomye icyo gikumwe cyawe karagenda kakakigereranya na cya gikumwe wigize gutanga cya gihe ujya kwiyandikisha. Iyo gasanze igikumwe cyawe gihura neza na kimwe watanze ugiye kwiyandikisha, gashobora guhita gatanga uburenganzira, maze bakaba bashobora kwinjira mu irangamuntu yawe, ukaba babasha gukuramo amakuru bakeneye. Mu gihe rero basanze igikumwe kidahura, mu gihe basanze igikumwe cyarangiritse cyangwa se kidahura n'icyo wigize gutanga kera, ntabwo birumvikana ko imashini itakemera ko bareba amakuru watanze amakuru yawe akwerekeyeho, cyangwa se bakaba bareba ibintu bikwerekeyeho. Ni ukuvuga ngo rero ubu ni uburyo iyi ndangamuntu igenda ikoramo, ni uburyo bwa siyansi, ntabwo ari uburyo bw'amabere, ntabwo ari uburyo bw'uko abantu babitekereza, ntabwo ari uburyo bwo kugira ngo politiki babashe kuyobora abantu mu buryo bwabo, mu buryo bundi bwishimiye ibi ngibi, ahubwo ni uburyo bwa sayansi, ntabwo ari uburyo bw'amayobera. Hari abantu benshi bahita bibaza rero ibi ngibi nimba ari aho bifitanye isano n'ibihuye na 666 cyangwa se n'irimbuka ry'isi, nk'uko bamwe na bamwe tugenda tubibona ku masosho media agiye atandukanye, bavuga ati ino rangamuntu gutya na gutya bikoze gutya na gutya, bifite aho bihuriye n'indi myuka mibi tutazi. Abantu benshi rero bamwe batekereza ko izi chip cyangwa se izi digital identity cyangwa se ibintu bya biometric ari ibimenyetso by'uko isi igiye kurangira, ari ibimenyetso by'uko twagize mu bihe by'imperuko. Ariko tugomba gutandukanya ikoranabuhanga n'ibisobanuro bigiye bitandukanye byinshi by'abantu bagiye bitandukanye n'ibisobanuro byinshi cyane. Irangamuntu rero koranabuhanga ni igikoresho cya siyansi kigamije kunoza serivisi, kurinda umutekano, kigamije no gukumira uburiganya. Ntabwo rero iki ngiki ari ikimenyetso cya 666, ntabwo ari ikimenyetso cy'uko isi irangiye, ahubwo ni iterambere ry'ikoranabuhanga nk'uko bimeze nk'uko telefoni zabayeho, nk'uko smartphone zaje tukazikoresha, bimeze nk'uko amafaranga yavuye mu buryo buri physical, amafaranga akajya kuri momo, ukaba wakoresha amafaranga ari kuri mobile money. Bimeze nk'uko amabaruwa yavuye ku buryo bw'amabaruwa yandi dusanzwe y'iposita akajya ku buryo bwa email. Ibi ngibi ni uburyo busanzwe, ni uburyo bwa tekinoloji, ntabwo ari uburyo bufitanye aho buriye n'indi myuka mibi. Ni ukuvuga ngo icyo dukeneye ntabwo badukeneye, ntabwo badufite tugomba kugira bw'ibi bintu, ahubwo icyo dukeneye ni ukumenya no gusobanukirwa uko ibi bintu bikora, maze tukabijyamo, maze tukava mu isi analog tukinjira muri digital, tukamenya uko ibi bintu bikora. Nizera rero ko usobanukiwe neza kandi ukaba umenye neza uko ino rangamuntu ikora, uko ino rangamuntu koranabuhanga ikora. Waba ufite ikibazo, waba ufite icyifuzo, nakubwira ngo wakandika muri comment, hanyuma ndaza kugusubiza kandi vuba byose cyane. Nguko rero amakuru nayo ngayo, ngiye ndi Kamanzi, ukomeze kugira ibihe byiza, nabundi ngiye nakagaruka.